Coucou les familles, je pense que vous m'aimez très bien. Moi aussi, je suis bon. Je suis très bien. Mwiriwe neza mwaramutse inshuti zacu turongeye kandi turabaramukije. Mehdi, merci beaucoup de parler le français quand même. Oui. Oui, il y a nos amis qui parlent le français. Ils voulaient t'écouter. Ok. Ok. Moi, je suis née en France, là où je suis née. Je pense que nous allons comprendre moi très bien. Aïe, aïe, aïe. Aho baguheresha, aho baguhereye. Naho babwire ngo bakore subscribe kuri channel yacu. Abonnez-vous. Si abonnez-vous, c'est commentaire. Commentaire. Sharinga. Partagez. Et partagez à notre complice. À vos amis. À vos amis. Ego siwe ko muri kunyigisha igifaransa narakizi. Data ndakizi. Muraho mumeze mute guys. Nizere ko mumeze neza natwe turaho turashima Imana. Tumeze neza cyane. Dushimira abantu bamaze gukora subscribe. N'abantu batureba no kuri biratunezeza. Imana umugisha cyane. Turanezerewe. Abantu bakumbuye Jose inyuma ya kamera ari kuririmba Very soon. Twamuzanye. Very soon. Abantu babajije ngo mbese bari abana n'impanga n'inshuti N'abavandimwe. bavukiye rimwe umwe ni uwanjye undi ni uwa Olive. Twagize umugisha ukomeye cyane. Hanyuma iyo Jose rero ataraha bari kuri kamera. Ntabwo mba ndi kure mba mpari pe. Abahari Abahari rwose. inshuro nyinshi abashaka kwigira ibubu. Ntabwo nabatererana ntabwo bikunda. Tugiye kuganira ku bijyanye n'ibigeragezo. Gerageza. Problem. Ibigeragezo. Le problem. Problem. Gutsinda ibigeragezo, abantu bamwe bavuga ko gutsinda ibigeragezo ngo bituma ukomera, ngo kinjira mu kigeragezo ukakivamo ukomeye. Ariko hari n'abandi bavuga ko ikigeragezo aho kugira ngo kigukomeze gisiga ahubwo amaburo mu mutwe yafungutse. Nyine ngo gutsinda ngo se kuko ibigeragezo bituma abantu bakomera. Bamwe bakavuga ngo kugerageza ngo byubaka kwihangana, byubaka imico, byubaka gushima imigisha mito tugenda tubona mu buzima. Ariko abandi bakavuga ko ingorane zikabije zishobora gutera ihahamuka rirambye aho kuba imbaraga nk'uko abandi babitekereza. Murabyumva gute? Njyewe uko mbyumva ibigeragezo biratandukanye bifite nivo. Ntabwo ni ngo ribarwa riraye. Hari ikigeragezo ushobora kwihanganira, ariko hari n'ikigeragezo cyagutera turoma nabyo simbihakanye. Gusa hari ikigeragezo nyine kigushyira mu ruganda neza ukavamo utyaye cyangwa se wabaye umuyonga. Byose birashoboka. Ariko hamwe n'Imana, iyo uzi Imana ukaba wiringira Yesu nk'umwami n'umukiza ukamusenga, agutera ikinya akagutera imbaraga ukaba wanyura mu kigeragezo. Cya kigeragezo kikakubera ubuhamya ku buryo n'abandi bashobora kwigiraho byinshi. Kanasoma Bibiliya n'ibindi bitabo. Wowe wumva bimeze gute ku giti cyawe? Njye numva bimeze nka ya ndirimbo ya Theo. Wikigeragezo si karande kandi si n'umurage, kuhabona bisi karande kandi si n'umurage, si umugabane wagabanyije ibyago bikokame. Burya Imana ikiza urubwa, ayo warize wayahozwa. Umva neza nta nuko bimeze. Ni ukuvuga ngo uri muri iyi si byanze bikunze ubona ibyiza ukabona ibibi, ibigeragezo biraza, imigisha ikaza. So ntekereza ko ari kumenya kubihagararamo, ntibikugushe. Nyine ikibazo dufite aha ngaha ni ukubyemera cyangwa kubihakana.
ni ukuvuga ngo koko ikigeragezo gituma umuntu akomera Yeah. cyangwa gituma umuntu aturugura. njye nakubwiye ko biterwa n'imbaraga z'umutima wahuye n'icyo kigeragezo ukungana kapasite yawo uburyo yacyakiriye mbese uburyo ubwonko bwe bwabashije kugisipota. Wenda nk'urugero hariho nk'umuntu ushobora nko guhura n'ikibazo cy'uburwayi wabize umubiri byanzahatse ukaba wenda wari muzima ejo mu gitondo ukabyuka wahuye n'uburwayi wenda butenda no gukira bikaba byakujyana kure, ariko intsinzi si uko wihebye kuko wihebye bwa burwayi buriyongera ndetse wenda bunakwice vuba cyangwa se niba utanakwica vuba bukugire mubi pe bukuzanira ibintu medavuga ufite ubuhamya bwigendera ibintu medavuga nibyo rata si wahuye n'iyo ka nibyo urumva. Ariko icyo kigeragezo wenda iyo ukigezemo icyo ntavuga nuko nyine ugomba kwizera Imana. Imana niyo ishobora byose, Imana niyo yashobora no kubigukuramo aho imbaraga zawe zarangirira abaganga wenda bakakubwira ati ntibikunda gukira ntibishoboka, ariko iyo wiringiye Imana ndabigarukaho ushobora kuhakura imbaraga nta handi kandi nyine na nyuma ya ikibazo gikurikiyeho ngiye kukibaza Olive. Nyakubahwa Olive nk'umuganga harya ndi n'umuganga yesu we yize medecine. Nyakubahwa Olive ngiye kukubaza nk'umuganga, ngiye kukubaza nk'umubyeyi, ngiye kukubaza nk'umukristo. Watubwira ubwoko bw'ibigeragezo umuntu ashobora guhura nabyo agata umutwe aho kugira ngo bimukomeze. Duhinge aho kugira ngo bimukomeze ugata umutwe. Nk'umuganga akoze kupeta umpaye hari igihe simbizi, hari indwara bashobora kukubwira harya warize ngo ntabwo mbizi narize ariko hano sindarangiza ndacyari kwiga narize pe ndacyari kwiga hano nyicayeho njye niga muri primaire ariko nta birenze njye no guhera n'iwacu hose narize barangiza nk'umuganga hari indwara bigoye guhita ubwira umurwayi, donc ukaba ufite strategy uri bukoreshe kugira ngo n'ukuntu uri bugende kugira ngo umubwire ya ndwara. Ndaguha nk'urugero, wowe Jose biragoye ko ubu ngubu wenda ubu bimaze kumenyerwa naho wenda turi uhita ujya kwa muganga wafatisha amaraso bakakubwira ngo urwaye sida uri positive. Nibyo nkubwira aba bazungu bafite ukuntu bo ahita akubwira atitaye ngo urabyakira gute, atitaye ngo muri hehe, akakubwira gusonje kugufata amaraso ya naya turebe uko uhagaze kandi akabikubwira direct byihuse. Nese n'igisubizo bakiguherera aba bantu ntabwo agomba kukiguhara kiguherekeza bajya babyohereza. Nibyo nkubwira nyine hari oya urabona nka kiriya birabohereza bitinda kuza yego naho birabya HIV birihuta ku kanya haba na birabatwereza mu rugo. Tekereza kubona message isonye wasoma gutya ukabona ni ikizamini kuvuga ngo ufite kanseri ya hano. Tekereza ko babikora se, tekereza ko bagusanze mu burwayi bukomeye bagutumaho bakabiguha. Oya kuri kanseri ntabwo babikubwira ku ntuzo ya mbere, babikubwira bwa mbere uvuga ngo amaraso yawe turimo kubona ibintu bidasobanutse, nimba ari amaraso nimba ari ibiki, ati hari ibizamini turimo kubona bidasobanutse, noneho bakabikonfirma nyuma, ariko mbere abanza akaguhahamura. Mbese ejo bundi muganga naherutse kumbaza nimba hari umuntu urwaye kanseri mu muryango wacu n'ibintu runaka bitavuga niye ubwo nyine umurana resulta niyo asanze arizo uko nguko arabikubwira, ahubwo eta akubonyemo yamaze kubikubwira nihagaruka wenda kukuganiriza kugira ngo tuye kujya kure, nihaba psychologue bentervena, niho nawe agukoresha uburyo bwose agiye kujya muri detail iyo ndwara akakwihanganisha kugira ko wenda idakira ariko ko hari ukuntu uzaba nayo neza irakira uzakoresha imiti ni ariko abantu abaganga ba hano nta miyaga ntabwo mbizi cyakora wenda birashoboka ko abaganga b'iwacu bari bafite umutima nk'umuntu umaze igihe kirekire mu bigeragezo by'uburwayi
abatubona nyine babona twishimye turi kuri kamera twicaye, ariko Jose ntabwo ashobora guhagarara umwanya muremure, Jose ntabwo ashobora kugenda ari wenyine igihe kirekire. Donc ni ibyo ngibyo. Icyo nshatse kuvuga ni igiki, bwa mbere na mbere bambwira ko bagiye kumbaga, narasohotse ndaturika ndarira, ntabwo nzahana amarira yavuye ko normal masinjye ndirira muri nuze muri public, cyetse umuntu yapfuye nibwo amarira aza. Nabonye gupfusha icyo kintu gishobora gutuma amarira yanjye aza byihuse, ariko mu bundi buzima busanzwe niyo nashaka kurira ntabwo amarira yaza. So naragiye ndarira numva ngiye nko gupfa, ku buryo kuko umuganga wabimbwiye narinjiye ngo tugiye kubaga, ngo indwara urwaye uzayibana igihe cyawe cyose ntabwo bizakira, ngo ariko ngo ni akantu ngo tuzakora mu mugongo wawe, ngo tugiye kukubaga. Ntangira kwitwaga nyine ndimo gushaka kubyakira, ndimo kumva nimba ari njye arimo kubwira cyangwa se nimba ari nko kubwira uw'inyuma, wowe ngo ntugire ikibazo nta birenze, n'abarwaye sida bariho, n'abacitse amaguru bariho, ngo rero nta birenze, ngo ni ibisanzwe rwose. Ntekereza atanari ndimo, ntekereza ko nta muvandimwe, ntekereza ko ntawe ndi bubibwire, ntekereza ko ntari bubone ahantu umutima wose wahoraga hari kuri mama, nkavuga ati yaba nari mbonye mama napfa basi kumuryamaho nkarira, nyine nkarira nkumva umutima urarize, nkumva ndabohotse. So nuko nguko ibintu byari bimeze. Hari ibintu umuntu akubwira akabigukubitaho nyine ntubashe kubyakira, ariko twagiye kure, ntabwo ari ibyo ngibyo twari turimo, ahubwo twari turimo kuvuga ngo ese koko ibigeragezo bituma umuntu akomera cyangwa bituma umuntu ata umutwe agatubura nyine bikarangira. None tukiri aho bakimara kukubwira wataye umutwe cyangwa wabonye izindi mbaraga zigufasha mu kigeragezo? Narawutaye, nataye umutwe, ndababara, ntananiheba kubyumva, ndagenda ndicara nsubiza amaso inyuma, ndavuga Jose, ubundi ikintu utakoze mu buzima bwawe ni igiki? Mba ndimo kuganira n'umutima, njye n'umutima wanjye turaganira, niyo wampagaze murimo kuntota ndabubabaza, wa mutima ufite amaguru ngo umve mugende, nimba nta maguru ufite funga ijwi ryawe utuze uceceke, ibyo nshaka ndaza kubikora ucecekemo, ukaba wumva ufite amaguru wa mutima ufata inzira ugende. Urumva nuko nguko nagiye nihebye nyine, narize, napfuye nabi, nari mfite abandi bantu nubwo batari umuryango wanjye ariko bari abavandimwe bamba hafi y'akarikaba. Ntabwo bivuga ko Imana yavuze ko izatugirira neza, ubwo nyine ubundi mwanya nkahita mbyibagirwa, nkahita nibuka ko Imana yambwiye ko izangirira neza, nkahita mbyibagirwa nkabirenza amaso. Uhita ubaho muri leta yo kwanga gutekereza ku bintu, kubera ko iyo ubitekerejeho cyane uta umutwe, uta ibyiringiro, uta gahunda zose bari kugira, ariko iyo ubyihoreye nyine ntubitekerezeho ushobora kureka ubuzima bugakomeza. Dusubiye inyuma rero, iki ngiki uyu muntu wabajije kino kibazo yavuze, ndahamya ntashidikanya ko nibagiwe marinete yanjye. Ntabwo dufite amaso, ndahamya ntashidikanya ko hari uburyo ikigeragezo kiremera ukumva ubwonko buratakaye. Nibwo buryo bamwe muri twe twatangiye kwiyahuza inzoga, nibwo buryo umuntu ashobora gutangira gufata droge, nibwo buryo umuntu ashobora gutangira kunywa ibitabi. My friend, it doesn't matter, ntabwo bivuze ngo uri umukristo ngo nturi umukristo. Iyo bigeze aho ngaho, iyo umutima wihebye, niyo ibintu byose bijya ku ruhande, icyo uri cyo cyose kijya ku ruhande, ugasigara nyine wicunganye n'agahinda kawe kose. So buri muntu wese rero agira ikimumara agahinda, waba ukamarwa n'itabi, waba ukamarwa n'ibiyobyabwenge, waba ukamarwa n'inzoga, waba ukamarwa no kugira gute, ibyo wakora byose. Ahandi amahirwe tugira turusha abandi uko twamenye Imana, utugenda ukipfunyika imbere y'Imana ugasenga. Nubona umuntu yasinze agenda agwagwana mu muhanda, ari umuntu utiyitaho cyangwa ari umubyeyi utita ku bana be, ngo uriya mubyeyi ni kazizi, rimwe na rimwe ntuzihutire kumucira imanza. Ntabwo uzi ikintu kirimo kujya mbere mu buzima bwe. Dushaka ahantu twegeka agahinda kacu kugira ngo tubone uko turuhuka. Dusubiye inyuma rero, nimba agahinda kakugira umuntu ukomeye cyangwa se nimba noneho kakuzambya kuhundi, nsubije amaso inyuma mbona ibigeragezo bituma nyine ukomera. Hari uguca bugufi bizana. Nyiri umukobwa ntekereza ko umusore yaza kuza kuntereta agendera mu kagare, cyangwa akaza kuntereta agendera ku mbago, nari kumutokesha. Iyo unamweretse ababyeyi first impression leta koza guca kimwe kujyanye
niko bavugaga, nimba babyita ikimuga, nimba Oya, babyita umuntu n'ubu waremaye, n'ubu nimba hari bamwita abantu umuntu umeze gute, icyo wamwita icyo ari cyo cyose, uri kubyumva, ntabwo byenda kugabanya ku mubabaro we cyangwa ku gahinda afite. Icyo nashaka kuvuga ni uburyo sosiyete babona. Dutangira kumva agaciro k'umubiri, dutangira kumva ukuntu umuntu wese ari nk'undi iyo umufite muri famiye. Njye ndavuga ngo umusazi w'undi araberwa. Iyo umusazi ari kwiruka ku gasozi uba ubona ameze neza, ukabona anaberewe. Ariko iyo umwana wawe cyangwa umuvandimwe wawe yasaze, ukamubona turubitse, my friend, ubika amaso ntabwo yakurikiza ngo urebe nimba aberewe cyangwa nimba ataberewe. So rero ntekereza ko nakuze, hari uguca bugufi bizana pe, hari n'ubugambo bigabanya mu buzima. Ibiryo gusa uvuga ngo mukanaka ngo ndamureba ngo nkareba ngo n'ijisho rirahengama, ijisho rirahengama, n'umunwa ugahengama, n'amaguru agahengama, n'umugongo ugahengama. Ibyo uvuze ni ukuri. Ikigerageza hari aho kikuvana, hari n'aho kigushyira. Ntawakwifuza guhura nacyo, ariko nanone hari ishuri kikunyuzamo ukiga kandi ukamenya. ese ubu muri iyi si hari utarahura n'ikigaragazo we? Buri muntu aba afite iki, buri muntu afite iki, n'utagifite ari we cyabayeho kiri ku muvandimwe wakamwikorerera umutwaro cyangwa inshuti. Oya, biremereye mu buryo bunatandukanye, biremereye mu buryo butandukanye. Hari ukuntu umuntu waburaye urimo gusengera igihumbi arababaye ku rwego wawe ndimo gushaka ibihumbi 10 cyangwa uri gushaka miliyoni yo kwishyura, bose barababaye. Biramutse ari ushobora gusanga urimo gushaka igihumbi cyo kwirira ari nawe ubabaye cyane gusumba. Nyine buri wese n'ibimubabaje, akwigerageza birarutana. Yego, uvuga gutyo se ushingiye ori reka nkubwire, birarutana. nitujya gupanga ibigeragezo tukapanga uburyo birutanwa n'uburyo bitarutanwa. Hari byinshi, hari n'ibyo tutakuvuga muri kano kanya, ariko icy'inzara manze mugishyire ku ruhande. Weruka gusonza rya rori? Oya, kuba murananutse birashoboka ko mutajya musonza. Abantu banini bumva inzara. Kata. Oya, n'abasonza. Njye nsonza ngatitira. Ariko nibyo abantu banini barasonza cyane. Njye nsonza ngatitira. Ntekereza ko umushyitsi mu umutwe urani. N'umutwe. Ukagira n'isesemi ukibushaka no sharika nkubwira. Yamba numva narira. Mu bigeragezo byose y'inzara kwishoka ari mba numva gahinda kanje mumva narira nkopfe. Uheruka gusonza ryari? Nibyo nibagiye garuza gakiyo. Uheruka gusonza ryari gutyo rero? Gahiturira. Gusonza ryari? Si muri Afurika? Ego. Wenda hano usonza uri mu ishuri akanya gato, ufite icyizere ko ugiye gusohoka ukarya. If you know, you know. Hari ahantu twari turi, hari akabuye twajyaga twicaraho twitegeye abantu. Reba hariya hirya. Inzara itumereye nabi. Shano uko nyine nguko tubyumva, nimba ibigeragezo bituma muta umutwe, nimba ibigeragezo bituma muba bazima, ubwo namwe muzatubwira muri comment. Gusa icyo twasorezaho ikigeragezo ko cyaba kimeze kose sikarande, ariko nanone hari ihumure mu kwiringira Imana izi gutera ikinya bya bigeragezo ukabicamo, kuko ngo aho imbaraga zacu zirangirira, ubushobozi bwacu burangirira, Imana niho itangirira, itugirira neza, iduha imbaraga, idukura mu buribwe, idusubiza ibyo twifuza. Rero mukomera abari mu kigeragezo, mwihangane. Ariko hari akandi kantu narenzaho mbere yuko turangiza. Iyo uri mu kigeragezo cyangwa ufite umubabaro ntangere, umubabaro mwinshi udafite ukuntu ugira, ufite amahitamo abiri. Swat kuryama ukiheba ku buryo wanimanika, cyangwa se gushira amanga ugahita wifata nk'umuntu muzima, ugahaguruka ukareba imbere ukavuga ngo Mana ndakwiringiye, bizaba bisanze mu nzira ndimo kugenda. Ubu buryo bwanjye nibwo buryo mbigenzamo, ndahaguruka nkagenda ntitaye ku byo nsize inyuma, ntitaye ku bubare, ntitaye kuki. Ubwo nibwo buryo mbaho mu kigeragezo. Naho tuvuze ngo turyame, mwazasanga abantu bariyaho. Ikindi ujye ugira umuntu buryo uganiriza ibintu byose uri gucamo. Yego, ushobora kutaganiriza uwo mu muryango, inshuti, igira n'umupsikologe, bari abantu barafasha. Yego. Muganga akaba tugira inama. Muganga tubiresha niho hava za depression nyine. Kwiga birakabyara. Bye tuzaje. Coup de chapeau. Naingia ntavuze igifaransa we. Au revoir. Au revoir.
soye beni Soyez Soyez bénis. bénis. kiri kujya kiza guys imana ibahe